Naje dufasha ibintu byinshi umuntu atabasha kuvuga cyane nko kuba umwana iyo yiriwe mu rugo akarangiza akazi ahita ahitira muri ku myenda ya made in Rwanda nicyo iba yerekejeho nyine. Yego. Ya rero nibyo dusa nkaho twagura kugira ngo n'abanyarwanda babyiteho. Cyo yunguka amahangaha ni byinshi. Ni byinshi n'ubumenyi cyane mbivugiyeho kubyo nzandi gutoza. Ushobora kuza n'utazi gukoresha computer ukahava ubizi neza byinshi bibajyana mu byaha, ariko iyo uri hano mu rugo rwa Don Bosco ku Kimihurura ibyo bishuko byose bisa nk'ibigiye inyuma yawe kuko ubu uri muri academy y'abantu nk'uburezi. Muri basket rero tugiye gukorana muri uyu mwaka tuzadufite ibyiciro bitatu. Ubundi basket yo dutoza abana basket umwana tumutoza volley kugira ngo izamugire akamaro. Simpamye yuko mu gihe waba ufasha umwana kugira ngo abikine gusa nta kintu waba umufashije. Kuba umuhamya wa mizero nka Yohani Bosco cyangwa ngendera mu kirenge cya Yohani Bosco mfasha abana mu gihe cya patronage tuzaba tugiyemo ku kijyanye no kubyina umuco nyarwanda. Yego, icyo nsaba ababyeyi by'umwihariko nukohereza abana babo hano kuri Fake Don Bosco. By'umwihariko abaturiye iyi paruwasi yacu Bikira Mariya utabara abakristo Kimihurura. N'urubyiruko rwo hano muri Fake Don Bosco Kimihurura, reka batangiye batwibwira. Okay, murakoze. Nitwa Mutesi Berize. Ndi urubyiruko rwa hano kuri paruwasi ya Kimihurura. Yego. Ya Bikira Mariya utabara abakristo. Yego. Yanjye rero mu byo nzatrainingamo nkoresha abana fashion. Yego. Cyane nyine kuko hano mu Rwanda nyine murabona ntago abantu nyine basa nk'abayisangamo ku myenda ya made in Rwanda nicyo iba yerekejeho nyine. Yego. Ya rero nibyo dusa nkaho twagura kugira ngo n'abanyarwanda babyiteho. Yego. Ndagira ngo dufashe twakire mu musaza wawe. Murakoze, nge nitwa Irakoze Marius, ndumwe mu bagize urubyiruko hano rwa Kimihurura Paroisse Marie Auxiliatrice. Muri no patronage rero nkaba nzafasha mu bijyanye no kwigisha abana ibya computer science no kugira ubumenyi buke kubijyanye na computer. Yego. Kuko usanga abenshi batagira umwanya wo kubikoresha cyane no kuyisanzuraho. Nicyo rero nzaza mbafasha, nzajya nkora muri no patronage. Murakoze. Yego, urakoze cyane nawe. Ubona urubyiruko n'icyo basaba kuba batitabira patronage cyane uyu munsi babahombye iki? Ese umujene uza muri patronage we yunguka iki? Okay, mere ku kibazo cya mbere umujene utitabiriye patronage kinabahombye. Hano dutanga ubumenyi kandi ni hano wakwisanga muri vacances mu gihe abandi usanga yicaye ari gukora ubusa, telefone yamurangaje, ugasanga hamwe ariho havamo n'ingeso mbi n'abantu usanga bari kujya mu ngeso mbi. Rero hano ikintu cya mbere numva twe dutanga nk'ubumenyi nuko akadra abana nkuko mubizi hano ni paroisse yo kwa Don Bosco. Don Bosco ni ami de jeunes, twita ku rubyiruko nyine ami de jeunes, tuba turi hafi y'urubyiruko. Rero umwana waje umujene waje mahangaha uretse gukuramo ubumenyi akuramo n'umuco n'ikinyabupfura. Rero umuntu utitabiriye abahombye ibintu byinshi kuko nyine nicyo Don Bosco yarabereyeho, yabayeho kugira ngo yigishe abantu urubyiruko cyane uko babana. Ku kibazo cya kabiri rero ikibazo cya kabiri kivuga ku bantu bitabira icyo babungutse. Cyo yunguka amahangaha ni byinshi n'ubumenyi cyane mbivugiyeho kubyo nzandi gutoza. Ushobora kuza n'utazi gukoresha computer ukahava ubizi neza, nyine ufiteho ubumenyi nubwo bwatari bwinshi ariko nyine busa nk'ubwisumbuye kubwo wari ufite. Ikindi wiga kubana na bagenzi bawe imikino myinshi itandukanye, kuba hafi y'abandi bana, ijambo ry'Imana kuko mu byo tuzatugenderaho mbere na mbere hano ni muri paroisse, ni ku kiliziya. Icyo tugenderaho cyane ni ijambo ry'Imana. Ugomba kuva hano hari ijambo ry'Imana utahanye. Ku munsi tuzajya tuba dufite ijambo twabageneye bagataha barizi. Murakoze. Byo mutiga harimo na fashion, wakumva fashion isobanutse gute mu magambo? Ese fashion yakangura gute umuntu mu buryo bw'ubwenge cyangwa se yamufasha iki mu buryo bw'ubumenyi? Murakoze.
ikintu fashion ifasha umuntu nyine bwa mbere na mbere nyine igira income. Muri iyo income rero hazamo kwisanga mu bantu, ukamenyana n'abantu, ikwinjiriza amafaranga, igufasha nyine kubaho ukora siporo, kuko mu byo ukora bigusaba kuba ufite nabyita nka size yabyo, kuba uri nabyita nko kuba ufite ikinyabupfura. N'umuntu akubwiye ngo ukora iki ukagikora. Ni byiza kuba umuntu yanamwigisha n'ikinyabupfura, ariko ndagira ngo umere ubutumwa ababyeyi badukurikiye kuri Pacis TV no kuri Emi Pro Media, kugira ngo umubyeyi wese udukurikiye yumve ko agomba kuzana umwana we hano muri FAC. Murakoze. Ku bubyeyi wumva ko umwana we yaba ari nko guta umwanya aza muri patronage, ntago ariko njye mbitekereza, nawe ntago namushishikariza kubitekereza gutyo. Patronage dufasha ibintu byinshi umuntu atabasha kuvuga, cyane nko kuba umwana iyo yiriwe mu rugo akarangiza akazi ahita ahitira muri filime, muri telefone, ibyo gusa umunsi ukabura arangiye agataryama. Ubwo rero ibyo ngibyo nyine umuntu witabira fashion bigufasha kwagura impano wifitemo muri wowe, ku buryo nyine niba umubyeyi umwana avuze ati mfite iyi mpano, umubyeyi akavuga ngo hoyangu uzakurikiza iyi, ugomba guha umwana wawe icyizere, kumuha support y'igitekerezo aguhaye cy'impano yifitemo. Ababyeyi ndetse n'urubyiruko kugira ngo bazohereze ababyeyi ubundi bazohereza abana babo n'urubyiruko muri no vacances, ndetse by'umwihariko muri patronage hano muri FAC Kimihurura, ndetse unagira icyo unsabira urubyiruko ndetse n'abana. Mpereye ku babyeyi, ikintu nsaba ababyeyi cyane ni uguha abana babo amahirwe. Kuza hano ni amahirwe cyane cyane ku mubyeyi, kuko ababyeyi benshi baba bafite ikibazo cy'aho umwana wabo ari bwirirwe, ese nirirwa mu rugo arakora iki cyamuteza imbere mu minsi izaza. Ikintu cya mbere numva rero nashishikariza ababyeyi, umwana umuha umwanya, murekaze mu bandi bana, kuko azahakura inshuti, nicyo cya mbere, ndetse ahakure n'ubumenyi. Ikindi rero nabwira urubyiruko, abajene hano hanze hari ibishuko byinshi, bibajyana mu byaha, ariko iyo uri hano mu rugo rwa Don Bosco ku Kimihurura, ibyo bishuko byose bisa nk'ibigiye inyuma yawe, kuko ubu uri muri akademi y'abantu babaye formé, duhabwa formation, twe turera abana, turera abo bajene, ubu uri muri akademi y'abantu bazi ibyo bakora, kandi uri mu maboko meza. Abapadiri b'Abasereziyani nk'uko mubizi ni abantu bita ku rubyiruko cyane cyane, imbaraga zabo bazishyira mu rubyiruko. Niyo mpamvu kuza ahangaha rero uba ufite byinshi uzahakura, ufite amahirwe menshi, kandi uzagira n'imbere heza, kuko uzaba uri kumwe n'abakadreri beza bakwigisha n'ibintu byiza byaguteza imbere. Murakoze. Kambahe ikaze, amakuru yanyu ni meza. Mwatanye mutwibwira. Amazina yanjye nitwa Fashimana Jean Dodier, nkaba ndi umwe mu bazaba bafasha abana kuzamura impano zabo, uko insanganyamatsiko ya patronage bivuga, kuba umuhamya w'amizero nka Yohani Bosco. Rero nanjye nifuje kuba umuhamya w'amizero nka Yohani Bosco, cyangwa ngendera mu kirenge cya Yohani Bosco, mfasha abana mu gihe cya patronage tuzaba tugiyemo ku kijyanye no kubyina umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda rero nkaba navuga yuko ni ibintu ngewe nkunda cyane kandi bindimo, nkaba ndetse nafasha n'abandi kubibakundisha. Akaba ariyo mpamvu muri patronage nanjye nzabafasha mbigisha ku kijyanye no kubyina. Mu muco nyarwanda harimo ibintu byinshi, harimo kubyina, harimo ibintu bijyanye na decoration, harimo mbese ibintu bijyanye n'ubuhanga bujyanye n'umuco nyarwanda, cyangwa se bijyanye n'uburyo bwo gukundisha igihugu cyacu buri muntu wese, cyane cyane ariko duhereye ku rubyiruko tuzaba turi kumwe mu gihe cya patronage. Ubona ari iki bizafasha abo bana n'urubyiruko bazitabira patronage kuba bazakomera ku muco nyarwanda no kuba kwakundisha igihugu, ko umuco we ni mugari cyane? Mbere na mbere ikintu mbona bizafasha abana cyane ni ukumenya kubyina no kumenya ikijyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda binyuze mu mbyino gakondo. Nkaba navuga yuko nanone hari abantu wenda bafata umuco nyarwanda kuri iki gihe nk'urubyiruko nkatwe dukunda kubona yuko ari ibintu bya kera,
ariko ngira ngo umuco ntabwo ujya ucika, kuko iyo umuco ucitse natwe ubwacu tuba dushaka kwica igihugu cyacu. Rero umuco nyarwanda nk'ibyo nzaba ndi kubafasha bijyanye no kubyina, si ukubyina gusa, ahubwo nanjye bizamfasha kuba nanone nabasha gukundisha abandi ibyo nize, cyangwa se nanjye n'ibyo namenye bijyanye n'umuco nyarwanda. Harimo wenda ko umuco nyarwanda ni siporo ubwawo, ku bijyanye no kubyina ni siporo, ariko nanone nkavuga yuko ari umurimo ufungura nanone ubwenge, cyane cyane nk'abajene, nk'uko mwarimu bivuze yuko umuco nyarwanda ni munini cyane. Iyo tubyinjiyemo ngira ngo abana nzabafasha cyane kugira ngo babimenye neza cyane. Yego murakoze. Nanjye nitwa Theophile niyo duhorana, ndi umukristu, nsengera hano kuri paruwasi ya Kimihurura. Nanjye nkaba ndi umwe mu bazafasha abana bazaba bitabiriye patronage y'umwaka. Ubusanzwe rero ngiye ndi umusizi, nzabafasha mu bijyanye n'ubusizi, guhanga imivugo. Ndumva ari urwo ruhande ngiye nzaba mperereyemo. Yego, abazitabira patronage ni ikibazo bazungukira mu buryo bw'ubusizi? Ukurikije aho sosiyete yacu nyarwanda igeze ubu ngubu, ubusanga ikintu kijyanye n'umuco nyarwanda by'umwihariko ubusizi usanga bisa nkaho bita agaciro. Ugasanga rero hano muri patronage nk'aba animateur bashinzwe gukoresha iyo patronage, tuba tubonye umwanya mwiza wo kongera kuzamura za mpano abana bifitemo. Umwana akamenya kuvugira mu ruhame, akamenya ko umuco ugira isoko. Ni ibintu byahozeho na mbere hose. Rero iyo muri iyi myaka natwe tubona bikendera, ni ibintu bitubabaza. Tuba twifuza rero ko byakomeza bigatera imbere, umuco nyarwanda muri make ukogera hose, mbese n'abana b'uyu munsi bakamenya ko ubusizi ari ikintu cyahozeho kandi tugomba gushyigikira imyaka yose kikazahoraho. Niki usaba abana n'urubyiruko by'umwihariko n'ababyeyi kugira ngo bazarusheho kumva agaciro k'ipatronage y'uyu mwaka? Yego, icyo nsaba ababyeyi by'umwihariko ni ukohereza abana babo hano kuri Fake Don Bosco, by'umwihariko abaturiye iyi paruwasi yacu Bikira Mariya utabara abakristu Kimihurura, ndetse n'abari mu nkengero zaho bakatwoherereza abana. Ntabwo ari ibintu bibi tubatoza, ni ibintu byiza biba bizabagirira akamaro mu myaka izaza y'ubuzima bw'abana babo. Rero ndabatumiye n'abana barakaza neza, tubafashe by'umwihariko. Ukurikije ayisi ya none igeze, ubusanga umwana yagiye muri vacances kenshi na kenshi, aho kugira ngo akoreshe wa mwanya yabonye afata experience y'ibintu byiza, ahubwo agenda afata ibintu bibi. Ugasanga rero ejo hazaza he habaye habi ukurikije na sosiyete akuriyemo. Rero vacances ni umwanya mwiza wo kutuzanira abana banyu babyeyi beza dukunda, kugira ngo tubatoze wa muco mwiza bazajya bagenda birata n'ahandi hose bagiye. Turacyari kuganira rero n'urubyiruko abazafasha abajene mu bazitabira ndetse n'abana muri no vacances, ariko by'umwihariko muri patronage izabera hano muri Don Bosco Kimihurura. Mwatangiye mutwibwira? Yego murakoze. Ngiye nitwa Etienne Ntambara, nkorera hano ku kigo cya IFAK, ninjye ushinzwe siporo muri urugo rwa IFAK. Yego murakoze. Yego. Nitwa Gatsigazi Adele, nkaba ndi umutoza wa volleyball muri IFAK. Yego Adele, muri patronage uzafasha abana kwiga no kumenya volleyball. Ubona volleyball ari iki ifasha abantu muri rusange, n'iki izafasha abo bana bazitabira patronage hano muri Don Bosco Kimihurura? Volleyball ni umusingi wa siporo mbere na mbere, kubera yuko iyo uri gutoza umwana mbere na mbere volley, ntabwo umutoza gukina gusa, umutoza ndetse n'ubuzima bwo hanze. Iyo umwana rero utangiye kumufasha kuva mu bwana bwe mu myaka mitoya, bishobora kuzamo amahirwe, akazamo kariyeri, akazabigira kariyeri mu myaka iri imbere, cyangwa bikazanamufasha no kwiga neza. Ni byinshi. Yego. Uzafasha abana muri siporo, ariko ndagira ngo none usobanurira abana muri rusange cyangwa se n'abajene n'urubyiruko, umujene niki bimufasha kuba yakora siporo, ese muri discipline hari ikiyongera, cyangwa kugira ngo ukore siporo ugomba kuba ufite discipline? Yego urakoze. Muri iyi patronage igiye kuba muri mwaka wa 2025, akenshi nzaba nshinzwe gutoza abana basket.
basket tuyifata nk'aho ari umukino w'abasirimu kame, niyo mpamvu akenshi na kenshi duhamagarira urubyiruko kuza, ariko icyambere nabanza kuvuga ko siporo nk'uko Don Bosco yavugaga ko siporo ayigereranya nko gukorana hamwe, urubyiruko rugakorera hamwe kugira ngo rutere imbere. Siporo tuyifata nk'uburezi. Muri iyi basket rero tugiye gukorana muri uyu mwaka tuzaba dufite ibyiciro bitatu. Yego. Ubundi basket yo dutoza abana basket tuba dufite ibyiciro bitatu hagati y'imyaka 5, 7, 7, 10, 11 na 13, 14 na 16. Rero turagira ngo niba uyu mwaka abana nibaboneka tuzabatoza neza, urukumva uhereye hasi umwana uramuzamuye kugeza igihe akuriye. Nibyo rero dushaka, n'ubu ngubu twavuga ko basket igezweho mu mujyi wa Kigali. Namwe murabibona ko basket igenda ishininga, twahamagarira abana ari benshi bakaza ari benshi kugira ngo bige hakiri kare, bateze imbere impano zabo. Yego. Hari icyo ngira ngo usabe ababyeyi, usabe abana, usabe n'urubyiruko muri rusange kugira ngo noneho bumve ko hano imiryango irafunguye muri Don Bosco hano Kimihurura. Kimwe mu byo nasaba ababyeyi ni ukohereza abana babo hano mu rugo rwa Ifake, mu rugo rwiza, icyambere katuvuge ko rugo rwiza rw'abasaleziyani bafite charisme cyangwa se ubutumwa bwo kwita ku rubyiruko. Ababyeyi bafata iyambere bohereza abana, babohereze batafite ingingimira kuko babohereje mu rugo. Hari abaje kubarera babohereze nta kibazo bafite. Ikindi cya kabiri rero, umwana uje hano nawe yumve ko aje mu rugo, aje aze gukora icyamuzanye. Niba aje gukina, aje kwiga n'ibindi, aze afite ingamba yo kuzamura impano ye kuko afite future yiwe ejo heza atangira ategura kirikare. Mu byo baziga harimo na volleyball nkuko twakomeye kubiganiraho, ariko ubundi volleyball ishobora gufasha iki umwana uzayiga? Ese yamuviramo nk'imana izamutunga mu buzima cyangwa se no kubyiga gusa kubimenya naho azabikoresha? Mbere na mbere umwana tumutoza volley kugira ngo izamugire akamaro. Simpamya yuko mu gihe waba ufasha umwana kugira ngo abikine gusa nta kintu waba umufashije. Volleyball itanga opportunity nyinshi ku buryo uramutse uyitangiye uri mutoya uba ufite amahirwe menshi cyane, ufunguye imiryango. Nanone volley ni umukino, kugira ngo ube umukinnyi uri complet nuko uba wize neza. Bena mbere tubanza tukakwereka inzira nziza yo gukina volley, yuko ari uko ugomba kuba uri umuhanga mbere na mbere kugira ngo izagire umumaro ikumarira. Nta igufungura imiryango kuko ubuzi uwo mukino, hari abakumenya kubera uwo mukino, banakanakumenya kuko uri umukinnyi w'umuhanga. Rero turakangurira ababyeyi kuzana abana babo kugira ngo dutangirane urugendo rwiza rwa kariyeri y'ubuzima bwabo. Hari icyo numva wasaba ababyeyi, abana n'urubyiruko? Icyambere nabasaba, ngendeye kuri volley cyane, umubare mwinshi w'abantu bakina volley baba i Kigali. Rero bivuze yuko barumuna babo b'abantu bakina volley bagakwiye mbe na mbere kubakangurira bakaza bagakina volley. Muri make tukagenda twagura umubare mwinshi. Uko tugenda twagura umubare mwinshi w'abantu bakina volley, niko tugenda tugira igihugu kizaba gifite abantu beza cyane kurutaho. Yego. Urakoze. Ndagira ngo umuntu uzasiba muzasiba no patronage azaba ahombye iki? Yego, urakoze. Navuga ko umuntu uzasiba iyi patronage azaba ahombye cyane, nakongeraho cyane, kubera ko iyi patronage tuzigiramo ibintu byinshi. Usibye kuba bazakina basket, bagakina volley, bazakina na football, ukumva na academy kuzuye. Ukumva rero icyo gihe wasibye hari byinshi uzaba wahombye. Nizera ko muri iki gihe cy'abana bari muri vacances bagakwikuza kuruhuka, ntabwo rero bagakwiye guhomba ibyo byishimo ahantu baruhukira. Kuruhuka nizera ko kuri ngiye imyumvire yanjye no guhindura icyo wakoraga ugakora ikindi. Ubwo abana bari ku ishuri, bahise bahindura ibyo bakoraga, bari kwiga, baje gukina. Ukumva ko umwana uzaba ataje gukina azaba yahombye. Yego. Rero iyi patronage haza barimo no kwiga computer, bige
bamwe baziga gusuka abandi bige gutunganya inzara, urukumva ko harimo utuntu twinshi. Aha rero niho umwana muto yagakwiye kugira opportunity yo kuza kuruhukira akiga utuntu dushyashya. Yego, ariko basket rwose hari ubutumwa bw'umwihariko wumva waha ababyeyi, urubyiruko n'abana? Ubutumwa bwa mbere natanga nabo ababyeyi mbere na mbere, muri ubuzima tugezemo abantu benshi bihugiyeho. Urabyuka mu gitondo ukajya mu kazi ukagaruka saa 2 z'ijoro, ntabwo uzi uko umwana yiriwe. Uburyo bwiza bwo kurera umwana wawe ukabuzana ari ukabuzi neza yuko ahantu hari ikintu ari buhakure kizamufasha n'ejo hazaza, kandi bakamutoza na discipline nziza, no kumuzana hano mu kigo cya Don Bosco. Murakoze.